biriya ni ibintu byanjye, ni ibintu byanjye niko mpora. No mu rugo hari igihe usanga nambaye ikote, hari n'igihe nirirwa mu rugo nkavuga nigiye kwiyambarira ikote na karuvati nkashyiramo kositimu nkirwa nyambaye mu rugo nyitemberana mu mbuga. Ejo ni heza kuruta uyu munsi, niba bose bamenya bakemera ko umuntu ari nk'undi kandi ko urukundo rugiye rushatse. Umuntu udakunda Clarisse afite dayimoni y'ikigugu. Umuntu udakunda Clarisse afite shitani yindi ifite amahembe 67. Ubu nabaye umusitari, wagira ngo se ntibyabaye? Byabaye, ubyanga byemera, ubu nabaye umusitari kandi nta uri bubisubize inyuma. Yes, nizere ko gahunda zimeze neza kandi nizere ko bumeze neza n'ubuzima bukomeje kugenda neza. Nizere ko Uwiteka akomeje kuturinda na mwese kuko mumeze neza, kandi iyo wabyutse bikemera ugahaguruka bigakunda, ukazunguza umutwe bigakunda, jya ushima Imana uyibwira ati Mana wakoze wakoze. Ndi kumwe na Patrick rero kumuvuga ni ibintu nyine bijya bimfata ibindi bintu byinshi. Patrick twaherukanaga ku munsi w'ubukwe bwawe, natashye ubukwe bwawe umeze neza. Ubu ngubu ntukiri Patrick wenyine, ubu hari akandi kazina ufite. Antuka vraiment. So first of all, hello Leute, ich liebe euch. Guten Tag. Let's go. Icyo kiri bakita guki? Can you go? Oh, so reka tugaruke mu Kinyarwanda. Ni Patrick Godflower cyangwa se Karabo k'Imana. Duherukana ku munsi w'ubukwe. Ubwanwa ufite babwita ngo iki? Urimi mbasujemo warwumvishe? Ni Kidage. Voilà. Burya warize cyane. Ni Kidage nabyumvishe. Uvuze ngo iki rero? Nacyumvishe navuze ngo urabasuhuza. Siko utangiye uvuga, subiramo mbisemo. Okay. Hallo Leute, ich liebe euch. Guten Tag. Uravuze ngo ndabashuje, hello bishatse kuvuga ngo muraho cyangwa mwiriwe. Antuka vraiment. Unafurahi sana. Nafurahi na nashukuru Mungu. Ubwo bwanwa bwita? Ndekera ubwanwa. Koko tuje gukora ikiganiro by'ubwanwa bije bite? Usigaye ufite ubwanwa nyine nk'ubw'abapapa. Ntizi zindi umupapa sinashatse, ngiye kuvuga ngo nararongoye, kandi burya kurongora n'imvugo nyandagazi, ni imvugo nyandagazi, ariko sinzi nimba ari n'imvugo nyandagazi da, wenda umuntu yabanza kubyigaho, simbizi. Ubundi bavuga kubana. Biriya bavuga ngo runaka ngo yarongoye. Mirongorereye ku gasozi. Ndi kumwe na Patrick aka Karabo k'Imana aka Gurutan. Guruki. Amazina utangiye kunyita none ndabigira ntera. Ndagira ngo kugira ngo ikiganiro cyacu tugisasire neza, ndagira ngo unkubite kuri ka karirimbo gashyashya kari kunyohera mu matwi kanjye nawe mukobwa mwiza cyane. Nezezwa no kubona tujyana tutitaye kubidutanya, inzozi zacu n'ubushobozi bwacu tururumuri ku bandi. Mbona urakarabo keza Imana yishyiriye ku isi, uri umugisha wa benshi ku isi, ndahirwa kukugira yewe. Aho izi ni inkoko nagiye mbona zirimo hano murimo gukora ibiganiro za dendo. Izi nkoko oya ntago ari kuvuga ngo nakanyama, ahubwo nakomeje kwitegereza ziba zireba ukuntu dukora ibiganiro ntizinibwirize ngo zijye hirya. Buriya abantu Imana yaduhaye ubwenge bwinshi. Uravuga ngo izi dendo uraziyamye? Oya ntago nziyamye, nese ko zitazi ubwenge nk'ubwacu. Patrick, iyo ndirimbo reka bariho metamera,
ari wowe na Clarisse ninde wahamagaye undi? Clarisse niwe wampamagaye, nimero ye yaranampamagaye, mbonye nimero ye yambwiye ngo ni Clarisse ndikanga. Ndavuga se ndamubaza se ni Clarisse icyamamare? Ati niwe. Ntise ni wa mukobwa njya numva waririmbye indirimbo yitwa Ntizagushuke? Ati niwe. Inese urampamagara bimeze biti? Ati ndashaka dukora indirimbo. Ni ntago ari Bruce Melody uhamagaye Patrick, ubwo nge numvaga ko atanye ahamagaye Bruce Melody. Vuga se ubu ngewe yanyiteza. Ariko numva arampamagara arambwira ati ndashaka dukora indirimbo gutya na gutya. Ndavuga ntuzi ko burya bwose koko buriya hari impano iri muri ngewe inakomeye ituma abahanzi bazi b'ibyamamare ndetse bazi no kuririmba bantekereza. Numva nyine binkozeho, ndavuga nti nta kundi ndagenda dukorana iyo ndirimbo. Warabibonye ko yanageze kuri channel ya Clarisse KARASIRA, ifite na video nziza, imaze iminsi 3 igize aba views 1,100, irabura abantu bake, irabura abantu 1,000 ngire ngo. Abantu bari kuri iyi channel mugende mukore subscribe kuri ya ndirimbo, kuri ya channel ya Clarisse KARASIRA, munarebe iriya ndirimbo nyine muri ukuntu imeze. Mba nambaye neza na Clarisse we ni ibisanzwe, aba yambaye neza nyine nk'umukobwa w'Imana n'igihugu. Ubu dusigaye tumwita mama wa Africa, mama Africa. Yeah. Telefone iraguhamagaye? Ibirampamagaye. Madamu ndashaka kukubaza kuko murare wigirira. Ihora Clarisse araguhamagaye ati nitwa Clarisse KARASIRA, Patrick ndashaka ko dukorana indirimbo. Iryo joro wariye iki? Iryo joro se ko oya, ibyo ngibyo mbivuze abantu baseka kuko iryo joro ntago nariye. Cyokora nariye nka saa 8 z'ijoro. Naraserebuye narikuye ishati sigara n'isengeri, ndagenda mu rugo dore ko Imana yampaye ibicurangisho. Naracuranze ndasirimba indirimbo ntangira kuyisereburira itaranasohoka. Indirimbo wese uririmba ni iyi? Naririmbye indirimbo yanjye nshyashya yitwa Winjya Kure. Naririmbye ngo egera hino winjya kure, iyo ndi hafi nibwo numva meze neza. Yo egera hino winjya kure, iyo ndi hafi nibwo numva meze neza. Ubu wambwira wa mukobwa wakwikoreje amajerekani ye yicebye urakareba kuri uburyo none uri mugenda ubicyamamare, ufite umugore mwiza, ufite ibintu yewe gadata we Patrick Imana se nukubera Mungu. nuko wiyambura Ndiyambura. nyine uriyambura usigana isengeri. Oya igisengeri bireke. Narabyinnye nyine buracya bwenda gucya, ndongera mpita nkatera mu cyumba ndaryama. Madamu wamubwiye ngo Namubwiye ko nyine ngiye gukorana n'icyamamare. Hatuhe ni Clarisse KARASIRA. Ati suriya mujya muvugana ngo iki? Namubwiye ni se ngiye ubona noroshye. Ubwo nyine ashyize muri akantu ko kwirarira. Ariko nta nubwo noroshye. Patrick, wenda ibyo ni ibya Clarisse, nuko mujya muri studio, yagusuye mu rugo? Clarisse mbo aba afite akazi kenshi, ntago uwo mwanya arawubona wo kunsura, ariko arahazi. Ntago aransura, nta nubwo arahagera, ariko arahazi kubera ko ndabizi ko ahazi. Kuko urumva mu byo dukora byose ntago yantererana, dushobora gusoza nijoro akanjyana ko afite imodoka. Urumva ko ahazi, ntago aragera mu nzu ariko arahazi. Akagucyura byibura wigize urara hano i Kigali muri gukora iriya ndirimbo? Twaraye mu ntara. Iriya ndirimbo mwayikoreye hehe? Iriya ndirimbo twayikoreye Gisenyi. Niho wagiye urara muri hoteli? Ugiye muri hoteli? Yarambwiye ati ubaze icyo ushaka, icyo kurya, icyo kunywa, buri kintu cyose ushaka. Muri hoteli wari iki kugisha ukuri? Ako se wowe. Nariye ibiryo. Nyine wari Nariye ibiryo nyine. Gusa mu bintu nkunda ntihabura agafiriti, ntihabura akantu k'akaboga, ntihabura ikintu bita umuceri. Waricara ukavuga ati ngiye Patrick
karabo k'Imana uhamagaraga kuri telefone ati mubwire mu gikoni ndashaka gafiriti ziba Clarisse ko tuba twicaranye nibonye nyene kubera ko ahantu Clarisse yicaye wamubonye wese ko buriya ngemwe n'umusitari cyane ndanamwemera aho ari nyine urumva abakora muri hoteli baba baza buri kanya kugira ngo barebe ko hari icyo dukeneye urumva rero twahitaga tumubwira Clarisse ibyo dukeneye ibyo dushaka nawe akaba yatanga komande ntabwo wigeze uvuga ati nanjye ndarya ku byo Clarisse yari oya neza n'ubundi twabaga dusangira ndetse n'ubundi ko yatumizaga nanjye akantumiriza nuko indirimbo murayikoze ni igiki cyakugoye mu gukorana indirimbo na Clarisse ko azi kuririmba ni umukobwa ubona ibintu bye biri ku murongo ni igiki cyakugoye wihita ufatisha kuririmba pe nta kintu na kimwe cyangoye ko nzi kuririmba ahubwo nawe yajyaga agira amatsiko yo kugira ngo azabone dukorana indirimbo kuko nawe ni umuntu ukunda ibihangano byanjye kuko Clarisse buriya tuziranye akiri umwana akiri mutoya yiga muri high school ndumva yigaga muri segonderi twarahuye nyine arankunda ndirimbira ahantu urumva nawe yari afite iyo mpano ye inakomeye ariko nayo itaramenyekana nyuma rero tuza kuburana tuza kongera guhurira ku gitangazamakuru kimwe yakoreraga arambwira ati wigeze kuza iwacu ndakubona urimo uraririmba nuko ndamushimira ngira ngo birarangiye nyuma rero aza kongera kumpamagara yarabaye n'umuhanzi nyine ari icyamamare ati ndashaka dukora indirimbo ndavugana ariko koko wa mukobwa uzi koko yakunze ibihangano byanjye bya nyabyo kuko ngiye burangira abantu bankunda by'ukuri ngira inshuti zitari nyinshi cyane ariko inshuti nagize zinkunda bya nyabyo ntago zinkunda ziryarya ahubwo reka nisurize inshuti yanjye nziza Lorette uri muri Canada nziza Lorette ndamusuje wenda abantu batazi uburyo Lorette tubanye ni wa muntu ugira nk'ikibazo akagikemura hari abandi bantu wenda badukunda bari muri diaspora ushobora nko kugira ikibazo ukamwandikira n'urugero akaba yagira ngo wenda ni ibintu by'imitwe ariko Lorette ndamushimiye kubera ko we ikibazo ngize cyose ahita agikemura kandi ntitwari twahura ariko tuziranye amafoto yenda yazi n'umuryango wenda wuzi nawe amashusho yanjye arayabona n'amafoto yanjye arayazi ubwo rero ndagushimiye Lorette ku bufasha bwawe ugenda umpa bugiye butandukanye kandi Imana ijya iguha umugisha Patri wenda wowe wagize amahirwe yo kuba uri kumwe na Clarisse ku bantu batazi Clarisse KARASIRA ni muntu ki wenda igihe kito mwabonanye cyangwa mwamenyanye hari nk'utuntu nka dutatu wamubonyeho kuri we ikintu cyo nzi kuri Clarisse KARASIRA nuko afite ibitekerezo bitandukanye n'iby'abantu benshi buriya ashobora kureba Emi akakureba nka Emi ntakurebe nk'uwundi Emi abantu barimo kukubonamo n'urugero cyangwa se akareba Patrick ngewe ntandebe nk'uko abantu bambona ahubwo akambona nka Patrick so we rero agerageza kureba aho abandi bantu benshi batabona kuko urumva ni umuntu wavumbuye iyi mpano yanjye kikaze ngira ngo birangiriye aho ngaho nzagushidukamo amagengo dukora indirimbo ubu yakaze ku mbuga Kigali yashyushye abahanzi bose bacecetse ubu inkuru igezweho ni karabona Clarisse we ntago ari ugukabye tembera hano muri Kigali hose aho unyura ntiwumva indirimbo yacu umenye ko nkubeshye indirimbo yacu yafashe buretse kuririmba abantu bagende bayishake kuri channel ya Clarisse KARASIRA ni nziza pe ikoze neza yakorewe muri studio nziza ifite amashusho meza pe ariko wari wambaye ikote we biriya ni ibintu byanjye niko mpora no mu rugo hari igihe usanga nambaye ikote hari n'igihe nirirwa mu rugo havuga nigiye kwiyambarira ikote na karuvati nkashyiramo costume nkirwa nyambaye mu rugo nitemberana mu mbuga urumva ariko mu by'ukuri Clarisse KARASIRA njye mubona sinzi ukuntu nanjye mubona nk'umuntu udasanzwe ku isi nta nubwo ari mu Rwanda gusa kandi ibintu yankoreye Clarisse ndabizi ko ukurikiye iki kiganiro ibintu wankoreye asante kabisa uri umukobwa mwiza uri umukobwa ukunda abantu uri na mwiza cyane ugira n'ubuntu bikakubera
kandi wanaterewe ivi n'umugabo mwiza, kandi nkwifurije no kuzabyara abana beza, nkwifurije kuzahirwa mu byo ari byo byose ukora. So ibi mbikubwiye ndi serious. Hari igihe tuba turi kuri izi mbuga tugatwika, ariko respect for you n'umuryango wawe. Ndabakunda cyane by'umwihariko. Ubwo nibwiraga Clarisse, noneho ndabwira n'abandi bantu bose basapotinga umuziki wanjye, mbabwire ngo muri intwari kandi tuzesa umuhigo. Idarapo ry'umuziki turarizamuye. Kabaye ngo iki ngo iki uzi ko ejo radiyo y'igihugu ejo ntabwo watwumvaga, none se ngo iki ubu ngubu ntabwo nkiri wa muntu uciriritse. Ndajya kuri radiyo y'igihugu bakavuga bati uyu ni Karabo. Ibyo mvuga ni ibintu biba kuri RBA, radiyo y'igihugu. Nkajyaho bakavuga bati Karabo turamuzi, ni muranzi cyane koko, nibyo dukunda kuganira. Bati tuzagaruka tunagusure, ni karibu. None ubwo se si ukubera Imana? Clarisse ibintu abigenje neza, urumva. Ari nageze guhitinga ntya, ibi bije uyu munsi, muri iyi minsi, muri iki gihe Karasira azamutse, ahubwo Karasira akomeza azamura idarapo ry'umuziki. Ibi bije muri ubu. None uzi ibintu bigiye kuba. ariko hari amakuru mfite ujye gukorana indirimbo na Butera indirimbo mu minsi iri imbere dushobora kwikorana cyangwa nkayikorana n'undi musitari, kuko Clarisse imiryango yayifunguye. Nkeka yuko abasitari mukuri iki kiganiro nje nkagusaba korabo utabyanga, kandi umusitari ushaka kugira ngo tunakorane, reka nkuhe nimero yanjye basuze kumpamagara, kuko ngiye nimero yawe ntayo mfite. Andika 078 68 55 784. Ariko nkeneye umusitari koko utajegera. ubu urashakana ba Bruce Melody ntujye umubona komera ukubishize umwiri bya Majid Black. Ubu noneho wowe na Majid Black ubu ninde uri kuri Majid Black. Oya, umusaza bari umusaza, nanjye iki ni igihe cyanjye, ariko nawe yarakoze. Ndamwemera cyane kabisa. Amapeti ye ntago nayahungabanye. Kamajise uyangiye ahubwo nkubite akaririmbo wumve. Akiminsi teruye ntikaremera ariyehogoza hano mwana wanjye nkucire ku mayanjye yumenye uko ugenda witwararika ntizagushuke isi n'iminsi ngo biguteshe inzira ntizagushuke isi n'iminsi ngo biguhangayitse. Ariko guhangayitsa n'ijye ukashyizemo ukorana ndi umusani. Clarisse ndamukunda cyane. Gusa nshaka kuzana ibintu byo kurira muri aya masaha. Izo yazikoze akizamuka. Nisuburagira ngo ndirimbe ngo Amag ndamwemera ni ukuri kw'Imana rwose pe. Ngurarira ngo ku isi wahageze. nka Majid Black muramutse mukorana nk'indirimbo, mwakorana indirimbo imeze ute? Nawe watujya muri hip hop? Indirimbo yo kwigisha, yarapa nanjye nkashyiramo ijwi ryanjye rijya kumera nk'irya Chris Brown cyangwa Justin Bieber. Ijwi ryanjye rirarenze cyane. Nibyo twakora. Rero ngize amahirwe tuganiriye ubu nyuma y'ubukwe bwawe. Ubu nibwo tuganiriye ndetse no kuri yawe TV. Byari bimeze bite ku bukwe bwawe? We ngiye nari mari, ariko nyuma y'ubukwe byari bimeze bite? Ubuzima wumvishije bumeze bite kuva mu gisoro ujya mu kigabo? Byari bimeze neza. Byari biraho bimeze neza. Babarira umbwize kuri. Ubu iyo wicaye utekereza iki ubona uri kumwe n'umugore uvuga ngo ejo n'ejo bundi ndibaruka umwana? Nkawe nka Karabo utekereza iki? Ntekereza ko nta hantu na hamwe nta haba Imana itakora umuntu, nta naheza itageza umuntu. Nibyo utekereza uvuga ati Imana yarakoze kandi. Iyo wicaye ukareba madamu wawe, usibye kumubwira ngo ndagukunda, ibyo byarabizi ko umukunda kandi nawe urabizi, umukunda kuganira iki? Ajya yicara akakubaza amateka y'ubuzima bwawe? Dukunda kubiganiraho, ariko nkamubwira nti tuye tugira urukundo nirwo rwa mbere. Kandi n'abantu barimo kutureba ndagira ngo mbabwire ngo urukundo nirwo rwa mbere. Ibintu byose wakora, ubukire waba ufite ubwo ari bwo bwose, nta rukundo ufite nta kintu byakumarira rwose. Ahubwo ibyo ufite bisangire na bagenzi bawe.
hari abantu ngiye buriya abantu batananzi neza ngira umutima wo gufasha. Hari abahanzi benshi nanjye mu rwego rwanjye nagiye mfasha, ariko ngira umutima wo gufasha nuko ndimo mbura ibintu. Ariko ndakeka yuko aba batureba nibo bazagenda bazamura izina rya Patrick. Numva mu minsi iri imbere nanjye nazajya mfasha abantu ku buryo bugaragara cyane. Ariko icyo nabwira abantu, mufashe mugire urukundo, mureke kugira ubugugu ntacyo bumara, ibyisi abantu barabisiga. Ibyo bintu rero by'abantu bagenda umuntu akarya wenyine, akarya akinze, cyangwa se yaba anakinguye yakumva umuntu agakinga, ibyo ni ibintu by'ubuturage nta nubwo bikigezweho. Ubu hagezweho urukundo ruzahora rutsinda. Patrick, hari abantu bajya bibaza ku rukundo rwawe. Umukobwa yagize guterera uwo watereye ivi ntago ari we warongoye. So abantu barabyibaza kubera iki, byagenze gute? Wenda niyo mahirwe mbabarire ko ngushubije inyuma kandi excuse, uri umupapa, uri umugabo kandi ngomba kubikubahira. So kubera iki atari we mwabanye, byagenze gute? Wenda hari abantu bifuza no kubimenya kameme. Ndumva iki gihe ari cyo kuvuga uko. Buriya hari igihe yaba ari ko Imana yabishatse. Kubera ko ibintu byose bigenwa n'Imana, kandi ikintu bita ubukwe ni ikintu gikomeye. Imana yemeye ko ubwo bukwe buba, ntekereza ko ibi burimo. Buriya n'uriya yari yarampitiyemo, uriya rero natereye ivi bikanga, nta gitangaza kirimo. Iyo ibintu atari Imana ishaka ko biba, ubwo nyine nuko. Kandi nawe sinamurenganya, nta n'urubanza mufiteho. Uriya wagiye yakoze ibyo ari bimurimo, kandi buriya nimba atari nawe Imana yari yarangeneye, urumva ahubwo ngiye ndamutse mugezeho ikibazo yaba ari njye ufite ikibazo. Ese ajya kukubwira ati ntabwo bizasha, iyi mpeta yarayikugaruriye cyangwa n'ubu aracyayifite? Impeta se reka iby'impeta reka tubyihorere. Hari umuntu ushobora kwibaza ati ko umuntu wamutereye ivu ukamuha impeta yawe, sibyo? Patrick, ndabizi uri umunyakuri, sibyo? Kandi abantu baragukunda, nanjye ndagukunda, urabizi. Hari umuntu ushobora kwibaza ngo impeta yarayigumanye yarayikugaruriye, bimeze bite? Uragira ngo ahubwo ndimo ndibaza, Mbata umuntu wari wamutwariye impeta yari imuhaye, Mbata uramuzi? Hari umukobwa wamutwariye impeta, ariko uriya mukobwa nawe nabonye ntari yaje, arakeye cyane. Umva ko ndakubaza ibyawe ugahita umbwira ibya Mbata. We banza umbwire, impeta yarayigaruye ntiyayigaruye? Oye, impeta se ko n'ubundi impeta ahantu hose ziba zihari. Nshaka kwambara impeta nanayigura, nagura iyindi nta kibazo. Ko wamutereye ivi ukayimwambika akabyemera, aracyayifite? Nese ubu abantu bamfashije bazavuga ngo basubire inyuma banyambura amafaranga bampaye. Buriya kura kwari ukumufasha. None se buriya si no kuvuga ngo ni ukumufasha nawe. Icyo umuntu atanze nta n'impamvu yajya oya utaneranya n'abantu. Ndirinda kujya kuri akote zose. Mbata afite ikibazo cy'impeta batwaye, nanjye nta kibazo mfite cy'impeta batwaye, wenda n'urugero. Ubwo rero urumva ni ibitekerezo bitandukanye, kandi Mbata ni inshuti yanjye. Nanone ngiye kuvuga ngo kuburana ngo impeta yanjye ngo bimeze bite, ushobora gusanga uriya mugore uriya mukobwa wari inshuti na Mbata nyanga, kandi wenda ari umufana wanjye cyangwa ari umuntu nkunda. Reka nihamiraho hagati, impeta tuzihurire. Nibyo. Ubu kuvuga ngo umuntu uri kugutoza muri no minsi gusubiza, umuntu uri kugutoza amubwire ko ari umuhanga, ni umuhanga. Urateganya kwibaruka ryari? Hoye ibyo ni ibanga, aho ni muri privacy life. Nabo bantu bari kuvuga ati karabo k'Imana si twagushyigikiye mu bukwe kuko twe turi muri covid, sibyo? Ariko nitumenya igihe uzabyarira n'ukwezi uzabyariramo, wenda mbere yaho tube twohereza n'agafu, twohereza n'utundi tuntu. Bazabyohereze se ntibabonye ko nashatse, babe bohereza mbe nirira, ahubwo umwana azavuka ashishe nawe muhereza umudamu arya neza ameze neza. Patira, uteganya kubyara abana banga? Hahise abana ko batangwa, abana buriya batangwa n'Imana. Buriya bariya abana bose ubona ku muhanda batangwa n'Imana. N'ubu hari akana twahuye ndabareba, ariko mbona koko abana iyo ubitayeho bagira uburere. Nukuri abana
oya kuba watekereza umubare w'abana uzabyara nibyo nibyo pe ugomba kubiteganya ukaba wana cyangwa se ntunabiteganye ushobora kuba nyine umuntu ufite uko yumva ibintu n'undi afite uko abyumva kandi ibyo ntabwo wabirenganyiriza umuntu ubwo nicyo nasubiza wenda nteganya kubyara nyine banga abana bake abana nyine abana nteganya kubyara abana ngo ubwanwa bwanjye bwitwa ngo iki wowe ubwo bwawe bwitwa ngo iki suna yawe TV nize ubwo babukoraho subscribe ubwanwa bwanjye wajya kuri yawe TV kandi subscribe jya kuri menya nibi TV kandi subscribe kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza ukurikirana Irari Comedy ni filime ni yitwa Irari ni filime y'abanyarwanda genda uyirebe ubundi ubuzima bubashe kugenda neza ni filime iri mu kinyarwanda ariko ifite translation y'igifaransa abana bayiga nawe umwana wawe ashobora kuzavuka ukayimwereka akiga igifaransa agakora avuga igifaransa urateganya iki noneho urateganya iki gukora muri muziki inzira yaharuwe inzira yaharuwe ngiye gukora ibintu byinshi kandi byiza hamwe no gusenga nta bushobozi ndagira buhambaye ariko abantu badukurikiye nibo bari bundwaneho kuko nk'ubu indirimbo nziza studio nkoreramo ni 100,000 umuntu mu badukurikiye najya abona nadindi afite nk'ibihumbi 100 aho ngaho jya umpamagara usunike kuri iriya nimero umbwira uti nyaruka wongere ukora indirimbo hatagira umuhanzi ugucaho nawe nzajya mpita nirukanka ubundi ambwira ati nanjye ndishyura transport nibyo nuko ngiye kujya nikorera umuziki abantu bazajya bamba hafi ko nta bushobozi ndagira ariko mfite icyizere ko Clarisse kuva yamaruriye inzira n'ibindi biri bucemo neza wowe na murumuna wawe mwese muri abahanzi nako na mukuru wawe Fidel mwese muri abahanzi urateganya iki gukorera Fidel nka murumuna nka mukuru wawe Fidel ibyo namukoreye abantu bo barabizi namufashije mu kwamamaza impano ye ku bitangazamakuru bitandukanye kandi ageze ahantu heza yabashije no kubaka kwera abantu bamumenye ubu afite inzu kandi mujyana ntago yari afite inzu yabaga mu ikode yarubatse kandi ndashimira n'abantu badukurikiye baba baramufashije nuko mwashyigikiye nanjye igitekerezo cyanjye cyo kumuzana kuri social media zitandukanye ubu aho bigeze nanjye ubu nkeneye support kuko ibintu aho ngeze harasaba imbaraga nyinshi ubwo rero Fidel nawe Imana imuri hafi nawe nagerageza ariko nimara kugira aho ngera wenda mbona hari ahandi ngeze kuko nawe aho ngeze ni nkaho ari inyuma yanjye nawe so nimara kugira aho ngera wenda mbona byaraciyemo nshobora kuba hari icyo nazamufasha ariko ubu nitaye kuri ngewe cyane n'umuziki wanjye ndetse n'umuryango wanjye muri rusange ku munsi w'ubukwe bwawe ni iki cyagutunguye Kara ku munsi w'ubukwe bwanjye natunguwe na surprise ya keke wampaye ndabivuze hasi ubundi abantu barabizi mwagiye mwamamaza ko hari ahantu mukorera ari heza kandi amakeke yahaba ameze neza warakoze kandi anagushimiye ndumva ni byinshi byantunguye ariko ubwo nawe mbikubwiye bitewe yuko nawe uhari kandi warankoreye akantu kaga surprise ni icyo cyonyine ni byinshi nkuko mbikubwiye ni byinshi cyane madamu wawe ubu kugeza uyu munsi ameze ate hari abantu bifuza no kumenya nuko madamu ameze ate mubanye gute bimeze bite ibyo ngibyo ariko ibyo twe kubitindaho biri prive madamu ni sawa it's okay ameze neza nta kibazo arashimira Imana reka twikore ikiganiro iby'urugo tunabyihorere turimo turamamaza indirimbo yanjye na Clarisse KARASIRA ariko ngero uyindirimbo rero indirimbo ni fresh agatero yose ndayikunda ariko hari igitero cyane nanone kivuga ngo ejo ni heza kuruta uyu munsi niba bose bamenya bakemera ku munari nkundi kandi k'urukundo rugiyo rushatse noneho ninde wahisemo imyambaro mugomba kwambara ko mwari mwambaye neza design ninde wayihisemo ni Clarisse ayihitemo aravuga ati tugomba kwambara buriya aranzi cyane yarandebye aravuga ati waberwa n'amabara ya naye
buriya ni umukobwa uzi kwitegereza cyane mana. Umuntu udakunda Clarisse afite dayimoni y'ikigugu. Umuntu udakunda Clarisse afite shitani yindi ifite amahembe 67. Umuntu udakunda Clarisse ni n'umuntu uri inyuma y'amajyambere, nta nubwo azaho amajyambere ageze kuri kw'Imana. Ndabivuze nkanjye karabo k'Imana. Bagende Clarisse akomeza amushyigikira, akomeza aburi umukobwa wa mbere mu gihugu, afite n'ubukwe. Yeah, of course. Yes, rero reka mvuge ngo ariko reka ngusabe ikintu kanye gusabira hano. Uranyemerera nzagusure mu rugo? Nta kibazo. Ariko nunansura wenda uzaza n'agafuka k'umuceri unagatungukana abantu babone wikoreye. Sibyo se? Ubu ngubu ubu nsigaye ndimo gukora muri system imeze gutya. Ntago nkipfa gufata umwanya wanjye ngo nkuhe umuntu utamfitiye umumaro. Oya, yaba ari kuri telefone, yaba hehe. Niyo ntamufitiye niyo atamfitiye umumaro umwe, wenda mbona hari icyo murusha, nshobora kugira icyo mufasha cyangwa nkamwigisha, nkamwereka inzira. Ariko nimba atabaye muri urwo rwego namfashe. Ariko sinyikunda wa muntu umpamagara ngo Patrick ngo uratwika, ngo Patrick ngo urakaze, nta kintu amariye. Byibura nimba nta n'ikintu umariye, genda ukore subscribe kuri Akarabo k'Imana TV. Niba bihagije, ntitukaba abantu bimbura mumaro. Ngo umuntu nabona umuntu kuri YouTube avuga ati mu bantu bamufashe nge sindimo. Why not uvuga ngo we nturimo? Fasha nicyo ubereyeho. Ngiye nibyo mba nshaka gukoresha ukuri pe. Simba shaka abantu bajyaho bakabingwiza murongo, umuntu akagirirwa areba abandi bakora, nawe akagirirwa avuga ngo aho ngo runaka ngo arimo aratera imbere wabigizemo uruhe ruhari. Ngo yawe ngo yateye imbere ngo yiramamaye kandi utarakoze subscribe kuri yawe TV. Abo bantu sinkibakeneye rwose, bazagiye bajya hirya kure yanjye ntibakanamamagare. Nkeneye umuntu ufatika mu bitekerezo. Abantu badushyigikire, tuve hasi, tugaragaza ibitekerezo byacu isi ibibone. Ku bantu baba baraheranywe n'agahinda kubera ibibazo bigiye bitandukanye, bavuga abafite ubumuga, ku bantu bafite ubumuga wenda ushingiye kubwo wowe ufite, ku bantu nyine bakigunze nkawe nka Karabo, dusoza wabagira ihe nama? Nabagira inama yo gukomeza gupushinga cyangwa se bagasunika mu byo bagerageza gukora byose, ntibacike intege. Igihe kizageraho kibisobanure nkuko nanjye igihe kibisobanuye. Ubu cyabisobanuye rega ubu nabaye umusitari. Wagira ngo se ntibyabaye? Byabaye, ubyanga byemera, ubu nabaye umusitari. Kandi nta uri bubisubize inyuma. Kuko ngiyewe mfite plan nyinshi. Mfite plan kandi mfite abantu benshi bandi inyuma banshyigikiye. Ntabwo rero nshobora kuzima wenda nkuko hari bamwe wenda barimo kubitekereza ngo baraje ahiti ngo uyu munsi birarangiye. No, ubu ngubu noneho nafashe. Ndavuga nafashe nakomeje. Niyo mpamvu rero abantu banyitege kabisa. Ngiye kubahereza icyo bita injyana. Iki kibuga ngiye kwisa nkaho nyihindukiza. Utarakoze ntiya. Oyo. Iyi Kigali. Ubu gahunda ni Karabo. Karabo k'Imana yasohoye umuzigo. Baragenda n'udutambaro bagira batya bati Karabo komeza ujya imbere. Barajya bandika utwapa turiho Karabo. Bagira batya ati Karabo. Kandi abantu bananshyigikira ni abantu basobanutse. Urumva? Ngiye nshyigikirwa n'abantu basobanutse, abaminisitiri, abadepite. Uziko ngiye mvugana n'abantu ariko nk'abo ngabo biyubashye bakaze nako. Uzajya ubona abantu baje n'abayobozi bakuru baje nko mu gitaramo cyanjye. Yes, rero reka mbashimire kandi nizere ko mukomeje kunshyigikira. Jya kuri Instagram yanjye nitwa nyawe 2020, ubundi ubuzima bubashe kugenda neza, umfollowing ujye ubona ibikorwa bigiye bitandukanye nk'ibyaba ngaba. Kandi mba nifuza gutera imbere ryanyu. Iterambere rya Karabo niryo terambere ryanjye, iterambere ryawe niryo terambere ryanjye. Navuga ngo amahoro y'Imana akomeze kubana nawe kandi ukomeze kugisha. Nanjye ndakwifuriza gukomeza guhorana amahoro y'Imana, kandi ndifuza ko uyu mwaka buriya njya natura ibintu bikabaho. Reka nkwature iki kintu turi kuri kamera. Muri uyu mwaka Imana ikuzamure mu buryo utatekerezaga. Imana igutumbagize, igukorera ibitangaza,
ikuvane mu cyiciro wari urimo igushyire mu kindi, kandi uyu mwaka ibikore uko byaba biri kose, waba ukiri hano kuri Yawe TV, uko byaba biri kose Imana ikugaragaze, igutwikurure, nubwo yagutwikuruye ariko igira ibindi bintu yigizayo by'imisozi, ubuzima bukomeze bugende neza. Ese ubundi wowe ufite umugore? Imana izaguha umugore mwiza utazajya aragutesha umutwe. Turi no ku munsi mpuzamahanga w'abagore, ndanashimira abagore bose bagerageza kugira uruhare kugira ngo sosiyete yacu ikomeze itere imbere. Abagore buriya ni abantu bakomeye, ni abantu nkunda cyane. Kuba ngeze aha ngaha uruhare runini abagore nibo babigizemo uruhare n'abakobwa, kuba ngeze aha ndanabashimira. Yes, rero nanjye mbifuriza umunsi mwiza w'abamama, kandi Uwiteka akomeze. Turashimira Imana yaduhaye igihugu giha abadamu agaciro. Ni ukuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika turagushimiye na madamu, kandi mukomeze imbaraga muduha nk'abanyarwanda, inama mutugira turazikurikirana. Umunsi mwiza w'abamama, hitugira akaririmbo hitubagenera dusoza. Ng'abagore ndabafana, abagore barakaze, abagore barakarama. Iyo ni indirimbo ya Kakoza Charles Nkuriza. Kenisi ni inshuti yanjye buriya ashyigikira ibitekerezo byanjye. Ajya ndeba akambwira ati wa mwana we, njya mbona uzavamo umuntu ukaze, ntinaje ahubwo. Ati ye nti none. Yes, rero mwakoze kubana natwe, Imana ibahe umugisha, kandi ukomeze gukurikirana Yawe TV. Ushaka kwamamaza waza tukabikora kandi ibintu bikagenda neza. Jya kuri channel yitwa Karabo k'Imana TV, ubundi ukandeho subscribe, tube dushyigikiye Karabo k'Imana. Ugende kuri Clarisse KARASIRA nawe ukandeho subscribe, ubundi iriya ndirimbo tuyirebe, ubundi dukomeze duteze imbere iby'iwacu. Made in Rwanda, made in Rwanda, made in Rwanda. Kwisonga. Imana ibahe umugisha, turabakunda cyane, sibyo? Cyane.